Bakunzi b'ibiganiro bitambuka no kuri Hateye TV turasuye twizere ko mumeze neza cyane, twizere ko muri amahoro. Wakunze kugenda wumva byinshi cyangwa se ugenda wibaza ku bivugwa kuri Bermuda Triangle cyangwa se Triangle di Bermuda, ariko ntubashe kugenda usobanukirwa byinshi bitandukanye kuri ahantu hakomeye, hafite amateka akomeye cyane, ahantu hafatwa nk'ahantu habi cyane ku isi, hakaba hitwa Bermuda Triangle cyangwa se Triangle di Bermuda. Muri iki kiganiro ngiye kukugezaho ngiye kukubwira byinshi cyane ku bitandukanye kuri Bermuda Triangle cyangwa se Triangle di Bermuda, ahantu hafatwa nk'ahantu hakomeye cyane, habi cyane ku isi, hagiye haburira abantu benshi cyane, hagiye hatakarizwa ubuzima bw'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, ndetse n'ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Akaba ari byo ngiye kukugezaho muri iki kiganiro. Ngiye wakiguteguriwe kandi ngiye kukugezaho ni Mr. Joe. Tubane muri iki kiganiro, wowe utarakora subscribe uyikore kugira ngo tubane neza muri iki kiganiro, ubashe gusobanukirwa amateka y'aka gace ndetse umenye byinshi bigiye bitandukanye ku bigenda bivugwa n'abashakashatsi bagiye batandukanye, ibyo bagiye batangaza kuri iyi Bermuda Triangle cyangwa se Triangle di Bermuda. Ubundi Bermuda Triangle tugerekereje mu Kinyarwanda ishobora kwitwa uruziga rwa Bermuda cyangwa se uruziga rw'ibura ry'ibintu. Ni agace kazwi cyane ku isi kubera ibura ry'indege n'amato mu buryo budasobanutse, kandi kakaba kagaragara mu nyanja ya Atlantika y'amajyaruguru. Kakaba gafite amateka arimo ubwiru n'ibitangaza bitandukanye abantu bagerageje gusobanura mu buryo bw'imyemerere ndetse no muri siyansi. Aka gace cyangwa se Bermuda Triangle ni agace gafite imipaka igakikije, igizwe n'impande eshatu. Miami ni muri leta ya Florida muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ni ukuvuga ko Bermuda Triangle ikora kuri Miami yo muri leta zunze ubumwe za Amerika muri leta ya Florida. Bermuda Triangle kandi ikora kuri San Juan muri Puerto Rico, naho aka gace kakaba kahagera. Hanyuma Bermuda ni ikirwa kiri mu nyanja ya Atlantika. Ni ukuvuga ko iyi Triangle Bermuda ifite imipaka itatu, ikaba ikora kuri Miami yo muri leta zunze ubumwe za Amerika muri leta ya Florida, ikabona kuri San Juan muri Puerto Rico, ndetse na Bermuda ikirwa kiri mu nyanja ya Atlantika. Cyangwa se ni ukuvuga ko ibi bice bitatu cyangwa se iyi mipaka itatu igize uruziga rumeze nka triangle cyangwa se urukiramende, rufite ibice bitatu. Teka yihariye y'aka gace ka Bermuda Triangle cyangwa se Triangle di Bermuda. Ubwamamare kuri Bermuda Triangle bwatangiye mu myaka y'1950 no mu 1960, ubwo abanditsi n'abanyamakuru batangiraga kuvuga ku bintu bitandukanye byaburiragamo amato n'indege nta bisigazwa bibonetse. Hari amateka avuga ko ibintu byaburaga nta gisobanuro gitanzwe muri iyi Bermuda Triangle cyangwa se Triangle di Bermuda. Reka turebe rero bimwe mu byagiye bibaho bizwi cyane, byagiye binamenyekana, hanyuma tubashe gusobanukirwa byinshi bitandukanye kuri aha hantu hakomeye cyane, hafatwa nk'ahantu habi hambere ku isi. Hari indege ya flight 19 cyangwa se flight 19 mu 1945, itsinda ry'indege eshanu z'intambara za Amerika ryabuze mu gihe cy'imyitozo, ntihasigara n'icyuma na kimwe. Iri tsinda ry'indege eshanu zaguye muri aka gace kitwa Bermuda Triangle. Izi ndege rero ko ari eshanu n'abazitwaye n'abari bazirimo bagiye mu myitozo zaguyemo mu gihe cy'imyitozo, ntihasigara n'icyuma na kimwe ndetse nta gisigazo na kimwe. Ikindi kintu cyaguye cyangwa se cyaguye muri iyi Bermuda Triangle ni USS Cyclops mu 1918. Iki ubu nabwo n'ubwato bwa gisirikare bwabuze, akaba bwari ubwato bunini cyane bwarimo abantu basaga 300, nta gisigazwa na kimwe kigeze kiboneka ndetse nta n'umuntu. Reka turebe noneho ibyo siyanse isobanura cyangwa se ibyo bashakashatsi bagiye basobanura mu bijyanye na siyanse.
hari imiterere y'iki kirere cy'ahantu ha Bermuda Triangle. Hari imiyaga ikaze iyo bita tropical storms, hakaba imihindagurikire y'ikirere yihuse n'inkubi z'umuyaga bishobora gutera ibura ry'aya mato cyangwa se ibura ry'ikintu cyose kihanyuze. Hari kandi gazi ya methane, aho abahanga bavuga ko hari ubushakashatsi bwerekana ko gazi ya methane iva mu butaka bw'inyanja ishobora gutuma amazi atakaza ubushobozi bwo guterura amato bigatera ibura ryayo. Hari kandi icyo bita magnetic anomalies, hari ibitekerezo bivuga ko hari imbaraga za magnetike zihungabanya ibikoresho by'ubugenzuzi compass bigatuma amato n'indege zibura icyerekezo. Reka turebe ikindi nacyo ku bijyanye n'iby'umwuka ndetse n'imyemerere, nabyo hari icyo abantu bagiye babitangazaho, aho bavuga ko ikintu cya mbere turi buvugaho ari uko bavuga ko udukoko cyangwa se ibiremwa bitari ibisanzwe, aho bavuga ko ibura riterwa n'ibiremwa bitazwi nk'ibiva mu bindi biremwa by'ikirere, ibyo bita aliens, akaba ari nabyo akaba hakekwa ko ari byo bituma ikihanyuze cyose kiburirwa irengero. Hari kandi abavuga ku amayobera ya Atlantis, aho hangaha hafi y'aka gace ka Bermuda Triangle ngo hahoze umujyi witwaga cyangwa se umujyi witwa Atlantis waje kurimbuka ukaba ufite imbaraga zihishe. Hari abavuga rero ko icyo gice cyahoze cyarimo icyo gice kirimo Bermuda Triangle cyahoze kirimo umujyi witwa Atlantis warimbutse ukaba ufite imbaraga zihishe, ari nabyo bitera ibura ry'ibihanyuze byose. Reka turebe uko bihagaze ubu ngubu. Turi mu 2025, nk'uko natanye mbikubwira, nakubwiye ko amateka ya Bermuda Triangle yatangiye kumenyekana cyangwa se ubwamamare bwabo bwatangiye kumenyekana mu 1950 ndetse n'1960. Reka turebe se ubu ngubu noneho buri muri 2025 bimeze gute, bihagaze gute, ese mu by'ukuri aha hantu haracyafite amateka ki? Rero nubwo amateka agaragaza ibintu byinshi byabuze, ubushakashatsi bwa vuba bugenda bugaragaza ko aka gace ka Bermuda Triangle atari ko gace gafite impanuka nyinshi kurusha ahandi mu nyanja. Ikirenzeho, ubushakashatsi bugaragaza ko hari amato n'indege byinshi biri gucamo muri iki gihe buri munsi bigatambuka nta kibazo. Ibyo rero ni ibiri kugenda bitangazwa n'abashakashatsi bagiye batandukanye muri iki gihe ubu ngubu turimo. Reka turebe rero bimwe mu bitabo byagiye byandikwa n'abanditsi bagiye batandukanye bagiye bagira icyo bavuga kuri iyi Bermuda Triangle. Akaba ari ibitabo nawe wasoma, nagukusanyirije ibitabo bibiri. Akaba ari igitabo cyitwa The Bermuda Triangle cyanditswe na Charles Beltis mu 1974. Iki gitabo wagishaka nawe ugasoma byinshi bigiye bitandukanye ku byatangajwe n'uyu Charles kuri Bermuda Triangle. Hari ikindi gitabo rero cyitwa Into the Bermuda Triangle cyanditse na Jane Castle mu 2003. Iki gitabo nacyo wagishaka ukagisoma ukamenya byinshi bigiye bitandukanye ku bigenda bivugwa kuri iyi Bermuda Triangle. Dusoze rero kino kiganiro cyacu, abahanga benshi bavuga ko Bermuda Triangle ari igitekerezo cyakuwe cyane mu myumvire y'abantu, icyo bita myth, kurusha ibimenyetso bifatika bya siyansi. Ariko si ibyo byose byasobanutse 100% ari byo bituma bigikurura abantu. No kuvuga ko nubwo abantu bavuga ko ari igitekerezo cyakuwe mu myumvire y'abantu, ariko kandi hari n'ibihari bigenda bigaragaza 100% ko Bermuda Triangle ihari kandi ko ahantu habi hahari. Ari na mpamvu kugeza n'izi saha, kugeza muri mwaka wa 2025 Bermuda Triangle igikurura abantu benshi cyane bagenda bayikoraho ubushakashatsi. Njyewe rero waguteguriye kandi wakugezagaho iki kiganiro kivuga kuri The Bermuda Triangle, nari Mr. Joe. Dusubire mu yindi biganiro byacu biri imbere. Wowe uriba ushimishijwe n'iki kiganiro tukugejejeho, niba unyuzwe n'amakuru tukugejejeho kuri ibi bijyanye na Bermuda Triangle, kora subscribe, ukore na like, ndetse iki kiganiro gisharinge n'abandi kugira ngo babashe kumenya byinshi bigiye bitandukanye. Ndetse nawe utarakora subscribe, ni igihe cyawe cyo kugira ngo uyikore kugira ngo dukomeze kubana mu bindi biganiro byacu biri imbere.